ni nayo mpamvu nkimara kumenya ko yapfuye. Sorry. Ninavuze ko ntari burire. Nkimara kumenya ko yapfuye ndabyibuka nari ndyamye mbyuka nka saa moya gutyo. Ntanafungura telefone. Nuko umugabo wanjye ahita ambwira ati Michel atuzi ko Buravan byarangiye. Naravuze ngo iki? Ati yapfuye. Reka ubwo ni blague zawe. Cyera mba mfashe telefone gutya ndeba kuri fungura internet bitambone WhatsApp status zose nkabona ni Buravan. Cyera navugije induru. Nuko ukuntu byangide navugije induru ndabaye ibintu bishoboka. Ahita nsubiza uko. Gerard, bitese. Ewana, thanks my G. Thank kabisa. It means a lot. Aka message nkaka ni keza cyane. Naho ubundi jewe nanjye ndakomeye ariko iyi weekend ntabwo nari nkomeye ko bikwiye. Narwaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye twize ko mumeze neza mu rusa atandukanye abatameze neza no kuri pe mushyemo umuhate n'Imana iraza kubafasha biraza kugenda neza muri kano kanya kwifuriza gukomeza kugubwa neza ku bantu bifuza kwifotoza kujya kwitekerezaho cyangwa no gusoma ibitabo byiza muze muri Centre Park barabakira neza cyane ni jardin nziza ushobora gukoramo ubukwe n'ibyo birori ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikindi nanone ku bantu mwifuza nko kugura hanze nko kuri Amazon, Alibaba, AliExpress n'ahandi hatandukanye nko muri leta zunze ubumwe za Amerika mu Bushinwa cyangwa Dubai ushobora kugurira kuri iguriro baragufasha ubahamagare ndetse unabandike kuri WhatsApp kuri 0781 81 61 80 ubundi ubashe kugira gute ubashe kuba wagura ibyo wifuza yaba ari imyenda myiza nk'iyi Michel yambaye yaba ari amaherena n'ibindi bitandukanye impeta amabiju byose uze kuca kuri iguriro turaza kubigufashamo. Ushaka guca kuri app yacu ni iguriro shopping cyangwa kuri website ni kuri ebyiri.com. Michel tuguye kaze mu kiganiro inkuru yanjye. Akoze cyane. Uyu munsi ndifuza ko tuvuga byumwe ko ku muntu navuga ngo twamenye nkeka ko twamenye mu gihe kimwe niba ntibeshye n'umugabo reka tumwite gutyo wabaye imfura cyane ku bantu benshi cyane reka no kwivuga gutyo ahubwo niwe uza kutubwira ukuntu wamumenye. Yitwa Burabyo Ivan Dushime Buravan. Buravan wamumenye ryari? Buravan namumenye muri 2016 niho namumenye icyo gihe twakoraga hari ikiganiro twakoraga wowe nanjye muri weekend kwa gatanu. Yego. Cyitwa Magic Friday. Nibwo namumenye atuzana indirimbo niba ari injyana niba ari ibindimo hafi aho ngaho muri za ndirimbo ze za kera zigitangira. Nuko urumva nkamubona nk'umusore nyine ufite impano kandi ukabona afite confidence like utaza hari kuro bana hari underground usanga nyine bakitinya ukabona ko nta kizire bifitemo ariko we wabonaga ko azi icyo ashaka. Mwaganira karasa ku ntego ukabona nyine umuntu uzi icyo ashaka. Uyu munsi rero navuga ngo wamumenye mu mwaka wa 2016 umumenye gutyo umumenye nk'umuntu uzi icyo ashaka nicyo kintu wamumenyemo. Mwigeze mu bicuti navuga ngo tubyite by'umwihariko bitari byo kuri mikoro gusa? Urumva kubera akazi mwahujwe n'akazi we n'umuhanzi uri umunyamakuru hari ukuntu twaje kuba inshuti ariko biraho bisanzwe kubera n'umuntu wakundaga kwereka ko nyine afite urugwiro ukabona n'umuntu même en dehors ya micro mugatera story mukaganira. Navuga ngo nicyo kintu kiye cyatumye nanjye mwiyumva mukuntu wabonaga ari umuntu ubanira neza abantu ukabona nyine nta gakomeza ibintu. Ahantu ariko twaje kuba niba nabugita ngo inshuti ni muri 2020 gutyo. Hari turi muri 2022 2019 niho Gerard yigeze kuntungura rimwe anyoherereza
message ambaza atamakuru abana baraho ndabana ni sawa nyine nkumva ni ibintu bisanzwe nyine nk'abandi bose kuko hari n'abandi bahanzi like tuba dusabana tuganira nkumva nyine ni nk'abandi bahanzi simbiha agaciro cyane ahantu ariko naje kuba tushe ni igihe yamamagaye kuri anniversaire yanjye aramamagara jera nkagira ngo ni service anshaka wenda ni indirimbo agiye gusohora cyangwa iki arababagara nene nabyibagiye ibintu bya anniversaire uwo munsi numvaga wanza nta mood ndimo jera arandirembera happy birthday nyine naryajwe rye nayimutega amatwi mfata umwanya ndamwumva nyine birantusha bya hatari nyine aho ngaho rero niho numva twabaye like more than friends ujya gucyo nyuma yaho we yakoraga anniversaire ngiye nyikora mu kwa 11 mu kwa gatanu nabeke gashoho nanjye nzamuhamagara ubwo naye nkamuhamagara urumva twavuganaga gake ariko muri ako gake ukagira ngo tumaze igihe turi inshuti ukabona ko nyine turi urese ari alaise yisanzura ku wundi ugize gutyo ubona guhamagaye Michel isabukuru nziza rakuririmbiye agatanga ati nizere ko umeze neza ati mwifuje ibintu byiza byose ubutumwa bukomeye nyine urumva icyo gihe wumvise umeze ute numvaga ari nka surprise nziza iruta nuko wampa kadoro naka nyine urumva umuntu mutakunda kuvugana ukwibuka agafata umwanya we akakuvugisha muri kino gihe ntago ubibona henshi ntago ubibona henshi ni nayo mpamvu nyimara kumenya ko yapfuye sorry navuze ko ntari burire nkimara kumenya ko yapfuye ndabyibuka nari ndyamye mbyuka nka saa moya gutyo ntanafungura telefone nuko umugabo wanjye ahita ambwira ati Michel atuzi ko Buravan byarangiye naravuze ngo iki ati yapfuye reka ubwo ni blague zawe cyera mba mfashe telefone gutya ndeba kuri fungura internet mitambone WhatsApp status zose nkabona ni Buravan cyera navugije induru nuko ukuntu byangende navugije induru ndabona ibintu bishoboka mperuka no kumwandikira tuvugana rero nyuma nibwo nasubije amaso inyuma ndabona ni burya tugiye tubwira abantu yuko like ubyaze umwanya igihe ubyaza umusaruro kuko icyo gihe twari dufitanye gahunda yuko tuzamutumira mu kiganiro akaza kuvuga kuri iri album yewe birangira nyine bitabaye urumva nyine byabaye amarira gusa Michel burya iyo umuntu apfuye tuhita tumwibukira ibintu byinshi cyane wowe ufite urwibutso rukomeye cyane kuri Yvan Buravan situno n'ukuntu yaguhamagaraga kuri anniversaire yawe ntayirate akayikwifuriza akakubaza uko umuryango umeze y'abana ukagira ngo ni nka oncle mbese uri kumbaza abana bameze icyo kintu ntabwo cyese kikugarukamo uvuga uti kuki Buravan akunda kumbaza gutya kuki Buravan yanyibukaga ntabwo njya nkibaza urumva simbibonera igisubizo ariko kuri jewe nkavuga nti nuko yari umuntu nyine ufite ubumuntu like wibuka inshuti zegeye zishaka gucelebrate ikintu buriya n'abandi buriya bamwibukira ibintu nk'ibyo ashobora kuba yaragiye ahamagara nabo gutyo nyine batavugana cyangwa iki njya ngibaza nkabaye ni wajewe kuki atahamagaye ngo mbyumvire nko ku bandi wese ngumve ibintu biri general like abazi bose arabahamagara n'ubu sindabyumva ariko nyine nkabaye nibwo ni Imana yamukoreragamo kugira ngo amamagare uwo munsi wabaye umunsi mubi cyane ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 wabaye umunsi mubi cyane kuri wowe mubi cyane mubi jera uzikurira like narize kuva uwo munsi mu gitondo urabyikora turi no mu kiganiro nkarira ndahava ndarira bukeye bwaho ndongera ndabyuka mu gitondo ndarira uza ahantu byuka like wari ubyutse neza ariko ugahita uturika gutyo ukarira avuga ni kubera iki urupfu rwa Buravan runshegeshe gutya kuko ntabwo yari wa muntu nabango umu best friend wanjye ngo abe wa muntu tuvugana buri munsi ariko ngira ngo niyo impact yangizeho yatumye nyine nanjye mwumva nkaho yari umuvandimwe wanjye ku buryo numva urwo rupfu nkumva ntabwo nari mperutse kubabara cyane gutyo mwerekaga guca
gucatinga ryari cyangwa kuvugana? Hari indirimbo iriya Big Time ayisohora hashize amezi 2 turi mu kwa mu kwa gatandatu. Yego. Nibwo duheruka kuvugana. Yayisohoye mu kwa 7 I think. Mu kwa 7 gutyo mu kwa gatandatu. Reka ndebe neza ko twajyanye chat nanjye icyo gihe. Ni mu kwa gatandatu. Mu kwa gatandatu. Yego. Asohora Big Time. Ndebe. Ni hafi aho ngaho. Ya. Ja. Iva Buravan, reka nanjye ndebe chat wenda ndahita nibuka neza kuko icyo gihe asohora Big Time twaravuganye. Harimo yari yabanje kunyoreza ni Yesu yo mu kwa 5 mu kwa 4. Yego. Hanyuma rero na Big Time. Big Time yari mu kwa 7. Nanjye ubwo nagize gute? Ariko sohora album rero iri yatwaje. Niho like twagarira nyabyo. Muga nti Brava uzi n'ikindi. Yari yasohoye mu kwa 12 gutyo. Mumere kuko twari turi no muri Expo byibuka. Jera. Sinzi ikintu cyanjemo ari ukuntu bijya bimbaho gutya nkafata YouTube umuntu wasohoye nka album indirimbo runaka buriya nkunda kuzumva neza ninjoro. Ninjoro nta rusaku nta mwana wirukanka gosha droite ngo bitume ntaba focused. Umva ndayicarira album ndayumva numva hariya namwandikiye mvuga ngo kira ituro gusakara ababyeyi be nabandi Brava album yawe ni n'imiriro myinshi ni fire hari namwandikiye ari 3 z'ijoro nabandi my best bwiza yitwa Bwiza urayibuka ituro gusakara twaje na VIP. VIP buriya irimo niba Ish Kevin ndumva Ish Kevin yari wumvaga ko ari hip hop ivanze noneho n'ijwi rya Brava. Izo zose situ noneho ituro gusakara nazikunze cyane. Iyi Bwiza ngira ngo niyo yakoranye na Andi bumuntu. Abane bita nkomeza ndabone ofete ni album yose ahita seka ati merci beaucoup. Bro nyine rumve sense ni byinshi twamuvuga. Brava no kwibukwa cyane ndetse cyane ko ndabyuka nanjye icyo gihe namwohereje message impamvu turi kwivuga gutya nuko twifuza ko tumwibuka. Brava natwe twakwifuje ko dupfuye batwibuka twakwifuje ko batuvugaho juste imyaka yacu twamaze ku isi ntibipfabusa. Brava icyo genda akimara gusohora indirimbo ko twayaducatinga namwandikiye nti man ufite indirimbo irenze shyira agatangaro bitandukanye Big Time muri mu makoti entre guillemets none bitandukanye ifite creativity iri ku rwego rwo hejuru. Juste none urebye video ye ifite creativity iri ku rwego rwo hejuru. None Brava ahita nsubiza gutya ubwo urumva hari ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 7 urumva nibwo namwandikiye gutya ahita nsubiza uko Jared, Pitis. Evan, thanks my G. Thank kabisa. It means a lot. Aka message nkaka ni keza cyane. Naho ubundi jewe nanjye ndakomeye ariko iyi weekend ntabwo nari nkomeye ko bikwiye. Narwaye igifu kidashobotse. Ariko ndaza kumera neza. Wowe urakomeye nawe? Twakomeje gucatinga. Wumvise Michel? Mumva ko yarafite icyizere cyo gukira. Ntabwo yaramenye icyo yarwaye. Juste hasi ko ngo arwaye igifu biraho ngaho. Ukaza kumva umuntu nyuma ngo yitabye Imana. Ikintu gitangaje neje ubundi twaravuganye ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8. Ibyiza ukwezi kwa 8 mubaze se bro ko mbona abantu bose bagupostinze bimeze biti. Uziko giye natinye ko bimubaza ahubwo ngaca kuri Bazil. Kwa Bazil nawe ukuntu bavuganaga cyane. Niyo mpaya yari amakuru yose atagiye kujya hanze. We numvaga ko adashobora kuvuga adashobora gufata telefone. Yego. Ngi ku itariki 2 namwandikiye Brava. Umeze neza ko mbona abantu bose bagupostinze. Amwiti bro simeze neza ariko bigenda biza. Numva ko yagifite icyizere. Yafite icyizere. Ufata guturupfu. Namayobera ntumenya ryari. Hari umuntu wavuze ngo tumenya anniversaire yacu kuko tuyize nyine twaravutse tumenya itariki twavutseho. Ariko nta uzi ngo ya tariki yindi bajya bashyiraho nko kwibuye ryawe muri cimetière. Nta uriyizi. Urupfu ni ikintu udashobora gusobanukirwa ariko
ngo nk'uko ibintu bigira itangiriro bigira n'iherezo ubuzima rero niko bumeze ugira igihe cyo kuvuka ukagira n'igihe cyo gupfa. Niki Buravan yakwigishije by'umwihariko nk'umuntu navuga ngo mwabanye nk'inshuti ariko none mwakoranye n'akazi umunyamakuru undi ni umuhanzi? Namwigiyeho ikintu cyo gukunda, ngira ngo no mu ndirimbo nyinshi ziwe usanga harimo icyo kintu cyo gukundana, gukunda abandi, kwita ku bandi. Nanjye mfite ako kantu ko gukunda ariko bigasa nkaho niho navuga ngo biri mu magambo, ugasanga nkora ibikorwa ariko kuri kubwaye nkumva ntibihagije, nari nkwiriye kwerekana byinshi birenze. Nicyo kintu yanyigishije niba ukunze umuntu bimwereke, wibyihererana. Niba umuntu umushimye ikintu kivuge, ukigaragaze. Ntubivugire mu magambo nk'ubu ngo Gerard mbe wenda nkunda kanaka ngo bari wowe mbibwira kandi wahari nabigakwiye kubimubwira. Ari igihe umuntu yitaba Imana by'umweko yari nk'umujene ukabuti nangiye guhinduka, ngiye guhindura. Buravan akimara kwitaba Imana we ntabwo wigeze ugira icyo kintu ubuti fasha umwanzo kugenda gutya, ntabwo kigeze kikubaho cyane. Amaresolution dufata ni menshi Gerard. Haba igihe uretse na Buravan no kuri Jay Polly buriya hari amaresolution nari narafashe yo kubyaza ubuzima umusaruro, ubuzima mfite aka kanya icyo ngomba gukora nkakibaho nkaho ejo nzapfa. Icyo kintu cyo umva kuri ubu ngubu kiri ku murongo mwiza, hari igihe ubusubiza ibintu inyuma, nzaba mbikora, nzaba ngira gutya, nzaba nkora ibi, nta mwanya dufite. Izo ngamasura zifata bigashoboka? Turagerageza, ndagerageza, ntabwo ari ibintu umuntu abyuka ahita amenya ako kanya, ni ibintu witoza ugerageza. Buravan rero urupfu rwe nyine naravuze nti umva cyane na nyamango nzaba mbikora, noneho no gukuba kabiri. Aho mbonye umwanya ububyaza umusaruro, kugira ngo nunapfa buriya n'impamvu tumuserebra nuko yabyaje umusaruro ubuzima bwe. Buriya ntabwo navuga ngo ni igihombo, nubwo yagiye ari mutoya ariko hari byinshi yakoze, no mu myaka ingahe tuzakomeza twibuka tumuzirikana. Rero dukora ikintu gituma abantu bazaduserebra, bajye bavuga ati Michel ukuntu yaryaga isi. Michel uzi ko yaryoherwaga ukabona ko abantu bifuje kuba bari kumwe. Nkumva ngewe ndamutse ngiye nifuza ko abantu bazajya bavuga ati Michel yabaniraga neza abantu, yararyoherwaga, ntabwo wigiraga umubona afite umunabi, ibibi byanjye ngerageze kutabigaragaza, ahubwo nerekana ibyiza mfite muri jyewe. Birashoboka cyane. Uramutse ubwiwe ko usigaje umunsi umwe kugira ngo upfe, kugira ngo useze kuri n'ubuzima, wakora iki? Wakoresha gute uwo munsi wawe? Ko bigoye, hari igihe nshobora kukubwira ugasanga icyo gihe kibaye dufate ndwaye ndi hafi gupfa ugasanga ntibinkundiye kubikora. Ntabwo urwaye, juste bakubwiye ngo usigaje umunsi umwe, cyangwa urarwaye ariko ufite imbaraga, ufite gukora, ufite gufata ibyemezo runaka. Nasenga, numva nagerageza kwegereza Imana mu minota mikeya nsigaje, kuko hari igihe tuvuga ngo natarama, watarama ushobora kuba ufite nka bombone hano, ariko nyine muri wowe icyo ushoboye gukora. Nkanjye numva bitewe, sinzi impamvu njya mbyishyiramo, siko njya mbyishyiramo, numva njye nzicwa n'indwara. Ni ukuri numva atari accident wenda ngo imodoka yangonze. Ntuzicwe na accident Michel, ikindi ntuzapfa n'umutoya. Mba numva nzagira indwara idakira ikampitana. Rero aho ngaho wenda narembye, aho nshobora gutuza muri jyewe n'umutima nama ngasenga, nkashimira Imana igihe yampaye cyo kubaho no kubigiye kumpamagara nkayishima, kuko byose murabango muri byose dushime. Dushime. Cyakoze nubwo utari umunyamakuru kano kanya ndi kukubaza, nzagira igihe cyo kukubaza. Uzagira igihe cyo kukubaza. Genda mutse menye ko sigaje nk'umunsi umwe ngo mpfe, Michel nakwidagadura. Ibyo ntakoze nabikora. Dufate kurembye. Bizo ntarembye. Ibyo kuremba ndumva ntazaremba giye. Dufate ko ari accident uzakora ejo. Aho ngaho ukomeye umeze neza. Nakwidagadura nk'ati bantu banjye ndashaka kubasezera.
umuntu ntigeze nyine ntumira mu bukwe, umuntu ntigeze ntumira mu anniversaire, ubwo zikaba za nshuti za n'utari inshuti, umuntu nzi nkunda ki, umuntu nzi nkunda mu buzima bwanjye, umuntu nzi nemera aho tumana ndagukunda buriya ndakwemera, you know, byose nkatimishe buriya gahunda burya zimeze gutya na gutya, you know, icyo ntakubwiye nkakikubwira, urumva, ku buryo ntahavuze umutima wanjye utashye wera, kumva ugiye nta rumoro. Nicyo kintu cya mbere numva nakora. None gusenga of course ni itegeko. Utarama se ko twirwa dutarama Gerard. Sha igihe dutarama ko ntitugereyo. Nanone. Ugatari kufite impungenge se ndatahana byagenda gutya. You know, ejo ufite akazi, ejo bizikore umunsi wa nyuma. You know? Ubwo wakwicwa n'umunaniro wo gutarama. Sha nukuri pe nahita nisinzirira gutyo. Mbwira sasa rero Michel, ku munsi w'ejo tuzasezera Iva Buravan. N'uyu munsi ku mugoroba wabyambariye, nanjye nagerageje kubyambarira. Tuzagiye gusezera gutaramira Iva Buravan. Umva twagakwiye kumutaramira gute? Umva twagakwiye gusezera abacu gute, by'umweko inshuti zacu, abavandimwe bacu, abacu baba bagiye? No kwishimira ubuzima yabayemo. Nyango ni nayo titre bashizeho, celebration of Buravan's life. Twishimira ubuzima bwe. Tubwishimire, ubu twararize Gerard. Nukuri pe. Ubu ngubu aho bigeze ahubwo no kwishima ko aho agiye araruhutse. Araruhutse, agiye neza, tumukumbuye, tumushaka, tumukunze, so tubicelebre urwo rukundo tumufitiye, turugaragaze muri twebwe, mbese arutwanduze natwe nyine turwumve. Yego. Hari ikintu nabonye kiza cyane mu kiriyo cye bari gukora, yabanaga n'abose bitwa ibihame by'Imana. Mu gihe cya COVID-19 ngo barazanye ba Joel Ruti, barazanye bakajya babana. Rero uyu munsi babyariye bakabyina gakondo, bagahamiriza, bitari wa muco wacu kurira. Usanga mu kiriyo no kurira no kuvuga amateka yurira, ariko uyu munsi Buravan nubwo akiri muto, agiye akiri muto cyane, bamuherekeje mu buryo bwa gitwari, mu buryo bwa gitore niko babyita. Cya kintu gifashe guto kibonye gute? Ni kiza cyane no kumuherekeza nyine nk'intore. No kumuherekeza nk'intore cyane. Ari ijambo twahoze tuvuga ku rukundo, hari ijambo yashyize muri ya ndirimbo ye ya Big Time, abavuga ko nta rukundo rukibaho babiterwa n'iki? Simbisubiremo ati ni amahombo. Ati hari n'abavuga ko urukundo rwabaye ruke, ati ntacyo, gakoresha ko gake gakoresha, you know. So tumucelebre, tumwege ko tumukunda. Indirimbo 5 za Buravan uzitekerezaho neza, n'uyu munsi zikuri mu mutwe, bitari kuri album ye yatwaje, zose muri rusange. Navuga ngo ziri mu mutwe wawe utajya wibagirwa, ushaka gukina umunsi ku wundi ukongera ukazikina, nizeye kubera iki? Urwo ngukunda be nirofemu. Iryo ngiyo urwo ngukunda bindimo, nije nawe, niba yitwa ngo nige, ndumva ari nige. Yego. Hanyuma ubwo izo ni za kera, hakaza Malayika, ko ari nyinshi Gerard, ko nkunze nyinshi. Big Time. Buriya ni Yesu ugiye ugisohoka, buriya sinayikunze. Ubu ngubu niho ndi kwifiringa, kubera nyine urumva ugenda wumva amagambo yayishyizemo, kumva ko harimo amagambo akomeye cyane. Yego. Ariko urebye niyo ngiyo, like urwo ngukunda, nije nawe, navuze bindimo haryo. Yego. Yakoranye na Costi. Yego. Cyangwa Malayika. Yego. Malayika. Big Time. Nayindi yasohoye. Garagaza na Sibel. Ko mfite ni nyinshi, afite indirimbo nziza cyane wana. Na Oya. Ya indi ya Zuki irimo Shadibu na Medisari. Yego. Wabwira iki abantu nakwita ko ari aba YouTubers cyangwa aba blogger benshi cyane wabonye bakwita nka titre runaka ku kiganiro, ugasanga harimo ikintu gisa naho gikomeretsa? Twagiye tubibona, twagiye tunabivugaho. Uyu munsi wabwira iki abantu nk'abo ngabo, cyangwa bashaka gusa naho bahitingira ku rupfu rw'umuvandimwe Buravan? Mbona ari ukubura indangagaciro ziranga umuntu nyamuntu. Umuntu nyamuntu ni iki?
kubera iki twumva twakwishimira ko umuntu yagize ibyago niwe ugiye gushakisha ayo ma views kubera iki hari umuntu nayo ngiye kubivuga reka nifate ariko hari abantu usanga kugira ngo ikintu kirebwe cyane aprofitira ku mubabaro w'abandi kuri za sakirego bakoze skandal nyine ikaba skandal kandi koko turi abantu dukunda byacitse niyo twirukankira umuntu ashobora kuba yashyize hariya akakwereka ngo dore uko bakora vase ntubyiteho akakubwira ati dore ukuntu kanaka yagaragaye yambaye ubusa uko ugiye gukana mbese ugasanga nyine ntabwo ari ibintu twashima rwose ubundi mbere y'uko ujya gusohora icyo kintu banza urebe ngo mu by'ukuri abo nyereka kirabagirira akamaro ese jyeweho hari icyo nunguka ese ibyo ndi buvuge biri bubaka cyangwa ni ibinyoma dusoza mbwira nk'amahame 3 umuntu yakwiye kugenderaho kugira ngo abashe kuzasoza runo rugendo rwe ku isi ndabizi ntabwo uri pasiteri ntabwo uri ariko uri umuntu kandi ubaho neza ni nk'amahame 3 umuntu yagakwiye kugenderaho kugira ngo azasoze uru rugendo ku isi atanduranije handi uza uti usize nkuru kimusozi gwe tubona izo nkuru runaka wagiye useka ni ikintu gikomeye mbajije Gerard ngo nyine like nta uri juste cyangwa ukwije byose ubaho turabanyantege nke turagira amadefo uyu munsi umeze neza ejo wahemutse gutyo ariko nibaza ko kugira ngo abantu bazakwibuke neza cyangwa se bazakubone nk'awa muntu koko wabagiriye akabaro no kugerageza kubana neza n'abandi nta buryarya niba ushaka kuba inshuti n'umuntu b'inshuti nyanshuti ya yindi nyine imenya ngo kanaka ameze ate ntawe uvuze ngo ujye uhora umenya amakuru y'abantu bose ariko gerageza ubyitoze twitoze gukundana nyako apana bya bindi byo kurenzaho ngo ni social media mufite ngo inshuti 1000 magana ngahe nyamara ntizinzi naye sinzizi abuzi babanire neza ikintu wakoze cyane kwa natwe turagushimiye merci ufite ibitekerezo byiza kandi wihangane cyane by'umwe kubyecyanye n'urupfu rwa Buravan yari inshuti yawe umuntu mwakoranye mu bintu bitandukanye ukomere cyane urakoze